Landry umusore umaze imyaka myinshi mu mahanga, aba rero yafashe icyemezo cyo gutaha agasubira mu gihugu cye. Mushiki we rero uba nawe amaze igihe agiye mu mahanga, aparitema aba yarabagamo rwose aba yarasize ayifunze kubera ko aba atazatindayo, aba ateganya nyine ko nagaruka azongera akayibamo. Ahita abwira Landry ati rero genda uba ubaye muri iriya aparitema kuko irimo byose, nta na kimwe ukeneye kugura, maze uzaba ushaka ahawe ho kuba witonze kubera ko n'ubundi ubu nta muntu uhari, bityo uzaba unansigariye ku rugo nyine habe hari umutekano. Landry rero umusore mwiza rwose ukeye w'ibogari, araza maze akajya muri iyo aparitema, ageramo rwose akayishimira kubera ko iba iri ahantu heza kandi rwose imeze neza, nyine irimo ibintu byiza, irimo intebe nziza, ibintu byose ari sawa. Arareba rero akavuga ati ibi bintu rwose ni neza, mushiki wanjye yarakoze, ndabona ngiye kubona iminsi yo kuruhuka. Araramo rero maze bwacya ku mugoroba aba ari mu gasiporo nyine nk'ibisanzwe ari gukora udupompaje, ajya kumva mu baturanyi bari kurwana, ingumi ziri kuvuga. Ubu ni Diyaro ndetse na Taniya, iba ari couple rwose yibera mu mirwano gusa, baba bahora barwana ibyabo n'induru gusa. Landry rero yumva umuntu ari gutaka, ubwo nyine ni Taniya baba bari gukubita. Landry rero atega amatwi neza maze akumva koko rwose aba bantu bari kurwana. Arasohoka rero akava muri aparitema ye, dore ko rwose imiryango yabo ibirebana, maze agahagarara imbere y'umuryango we nyine. Ubwo ni ahantu hameze nka korodori bahuriragamo. Arumva rero akumva mu nzu nyine uyu mugabo ari gukubita umugore we kandi cyane, umugore ari gutaka ati uranyica noneho. Uyu mugabo rero aba ari kubaza Taniya ati bambwiye ko rwose amasengesho yarangiye saa 9, none wowe ugeze hano saa 11 ute? Wari ukiri hehe? Amasaha 2 yose uyamaze he? Hari undi musore se wari wagiye kureba? Taniya ati hoya nta hantu nagiye, nambute yaje nyine zo mu nzira, ni imodoka yanyerereje rwose, naho ubu nta hantu na hamwe nanyuze. Gusa nyine Diyaro ntabwo aba abyumva, aba akomeza amuhondagura akamubwira ati ceceka funga umunwa, ati ikindi kandi ubu rwose ngiye kuzajya ngenda nsiga ngufungiranye, mfungura ari uko nje, ntabwo uzongera gusohoka na rimwe keretse gusa uri kumwe nanjye. Taniya ati nta kibazo rwose sinzongera gusohoka, ariko mbabarira urekere kunkubita kuko ushobora kunyica. Landry rero yumva ibintu bikomeye maze agakomanga ku muryango. Diyaro rero ahita amubaza ati wowe urinde kandi urashaka iki? Landry ati ndi umuturanyi wanyu hano, ninjye nimukiye aha vuba, nyumvaga nyine ntazi ibyo ari byo, nagira ngo mbabaze niba mumeze neza nta kibazo. Uyu mugabo ahita amubwira ati tumeze neza, ikindi kandi ibibazo byacu ntabwo bikureba, ntukinjirire abantu maze ngo ujye mu bitakureba. Ibyo byose rero aba bivuga atigeze anafungura, aba akiri nyine mu nzu. Landry rero ahita yisubirira mu cyumba maze agahita afata telefone agahamagara sister we akamubaza ati mbwira hano se ni uku wahora mwizi ntambara zihaba? Ati hano hari umugabo aba ari guhondagura umugore, wagira ngo rwose ari kwiyantrena kugira ngo azabe umu boxer. Ati mbese ati numiwe. Sister we rero ahita amubwira ati bihorere nyine ni uko bameze, bahora barwana, ati uriya mugabo ni umunyamahane cyane, gusa ntuzinjire mu byabo nyine, jya wimenyera ibyawe, bariya bihorere nyine n'ubuzima bwabo, ubwo ni akazi kabo. Landry nawe ati ubuse kuko nzihanganira guhora numva umugore avuze induru bari kumukubita maze ngaceceka? Atubonye nibura ari nk'umusore bari guhondagura, ati ariko sinzi ko rwose nzabasha kubyihanganira. Mushiki we ati nuko rero nyine ugomba kubana nabyo. Ku rundi ruhande ariko Taniya we bamara kumuhondagura maze Diyaro agahita amubwira ati hute vuba mu gikoni, genda untekere kandi untekere ibyo kurya nkunda, uteke neza. Arahaguruka rero yiruka ariko agenda acumbagira kubera ukuntu iyo Diyaro aba ari kumukubita ntabwo rwose areba ngo aramukubita he cyangwa aramukubita iki, abakubita ahantu hose, imigeri, ahantu hose, inshyi, ibipfunsi, mbese abamukubita ikintu icyo ari cyo cyose kimwegereye.
Landry rero umusore w'umusazi cyane rwose kandi ugira amatsiko bikabije, yahise yigira inama yo kujya guhagarara ku muryango maze agategereza igihe uyu mugabo aza gutahira kugira ngo amurebe. Arahaguma rero koko maze yajya kubona akabona Diallo araje. Landry rero ahita amubwira ati ndi umuturanyi wanyu nitwa Landry, ndi mushya muri iyi karitsiye, mushiki wanjye yari atuye hano, ni njye rero naje kuhaba. Ati rero nifuzaga rwose kubasura nkabasuhuza tukamenyana. Gusa nyine Diallo aba yamwihoreye ari kumureba amusuzuguye kuko Landry amuhereza n'akaboko ariko Diallo ntakakire. Landry rero akomeza amubwira ati nagira ngo rwose mbabwire ko nishimiye rero kuba umuturanyi wanyu. Diallo aramwihorera maze agaca akigendera nta kintu avuze. Gusa nyine Landry we ashaka rwose kwinjira mu nzu kugira ngo amenye iyi couple yose, amenye umugabo ndetse n'umugore. Gusa ntabwo byemera nyine kuko uyu mugabo ntabwo yatuma hari umuntu umwinjirira mu rugo. Landry ahita yisubirira mu nzu maze akumirwa ati mbega umugabo, ati ni koko neza neza, ati uzi ko ari igisimba. N'umunsi wakurikiye rero n'ubundi barara bahondagura Tania maze rwose Landry ntasinzire, ananirwa gufatanya ijisho kubera induru rwose y'uyu mukobwa baba bari guhondagura. Afata imisego akayishyira mu matwi ariko bikanga, afata ibintu byose akipfuka amatwi n'ibyenda ariko n'ubundi urusaku ntabure kurwumva kubera ko baba bamuhondagura cyane maze nawe akavuza induru cyane. Landry rero aragenda akababara, akababazwa rwose n'uyu mukobwa aba ataranakubita amaso, akibaza ukuntu umuntu ahora akubita umuntu inkoni akazigira nk'aho ariyo mafunguro ye. Landry rero arangira agahamagara mushiki we akamubaza ati ariko se koko nzakomeza nihanganire ibintu ndi kumva hano ku ruhande? Uzi yuko uriya mugabo noneho yahondaguye umugore we, yamara kumuhondagura agasiga amufungiranye mu nzu maze akajya ku kazi. Mushiki we ati nakubwiye ngo rwose irinde kumenya ibyabo, reba ibyawe ntukabivangire rwose mu buzima. Landry ati se buriya akize ikintu aba urumva bitaba ari bibi cyane? Mushiki we ati ibyo ntabwo bikureba, ntabwo ari ibyawe, bareke rwose bagume mu byabo. Umunsi wakurikiye rero Diallo aba agiye kujya ku kazi. Tania aba ari kuri telefone ari kuvugana na mushuti we. Mushuti we ari kumubwira ati none se twazabonana ryari ko ngukumbuye? Tania rero warabonye yuko basiga bamufungiranye, ahita amubwira ati rero ntabwo mbizi, gusa nyine umugabo wanjye aracyari hano, reka mbanze mvugane nawe ubundi nyine nyuma y'isaha ndaza kuguhamagara. Ubwo ariko Diallo ahita asohoka agiye ku kazi maze agahita abwira Tania ati ngiye ku kazi. Tania nyine kubera ko aba ari kuri telefone akoresha sinye y'umutwe nyine amubwira ngo yego. Diallo ahita amwitegereza maze agahita ahindukira akamwambura ya telefone, ahita atangira n'ubundi akamuhondagura, si ukumukubita akivayo ngo nta soni, ngo uransuzugura, ngo ndakubwira maze ntunyiteho, ngo ntabwo rwose unyitayeho nk'umugabo wawe, ngo ni gute nkubwira maze ukanyibukiriza uri kuri telefone. Uwo munsi rero nabwo inkoni arazirya rwose akazihaga. N'ubundi rero Diallo ajya kugenda maze akongera akabwira Tania ati ngiye ku kazi. Tania araceceka maze Diallo akongera akamuha urushyi rwiza. Tania rero ahita amenya icyo gukora. Diallo yakongera kuvuga ati ngiye ku kazi, Tania agahita amubwira ati umunsi mwiza. Nawe rero ahita amuha bizu nyine nk'iya Yuda ati umunsi mwiza sheri. Tania asigara arira ariko cyane. Landry rero n'ubundi uba rwose yumvise n'ubundi induru y'uyu mukobwa bari kumuhondagura, abona ko Diallo agiye maze agahita ajya ku rugi. Aba yanditse agapapuro rero abaza uyu mukobwa ati umeze neza? Arakomanga rero maze agahita yoherezamo ka gapapuro.
amara kukohereza agahita asubira nyine mu cyumba cye, gusa agerayo agahita atekereza ati ariko ubundi ibintu nkoze ni ibiki? Ati noneho mushiki wanjye aranyirenza neza neza, ati uzi ko nikoreye ishyano, ati reka nsubire kuzana ka gapapuro, ahita asubirayo rero maze agasanga nta kakiri munsi, ahita akomangaho maze akabwira Tania ati nsubiza ka gapapuro nari nohereje aho. Tania ahita akoherereza Landry, maze Landry akamubaza ati none se wagasomye? Undi ati ningasoma se bimfasha iki? Ati mvira ku muryango, genda rwose jya kure y'iyi nzu. Landry ati ndi hano nyine kugira ngo ngufashe. Tania ati nta bufasha nkeneye, igendere. Landry rero ahita abwira Tania ati noneho nta kibazo, wowe niba wumva ukeneye ubufasha nuzajya uba unkeneye ujye ukomanga gatatu hano ku muryango wawe, nzajya menya ko nyine unkeneye maze nze. Tania rero araceceka ntagire ikintu asubiza Landry. Landry rero yisubirira mu cyumba cye maze akiryamira muri salo ari kwirebera televiziyo. Tania rero we aragenda maze akajya gushaka imiti, aba rwose afite uburibwe bwinshi kubera inkoni baba bamaze iminsi bamukubita bongeza mu zo bamukubise ubushize, kandi nanone aba yabyimbiwe kubera ko mu maso ye aba ari amabara masa kubera inkoni. Ashaka rero imiti igabanya ububabare ndetse n'ibyimbura, ariko agasanga yarayimaze. Abahora ku miti rwose wagira ngo aho ararwaye indwara idakira, nyamara aba ari ukwivura izo nkoni. Abura rero uko abigenza maze agahita afata agapapuro akandikaho ati mbese ushobora kumfasha maze ukangurira iyi miti? Ahita nyine anayandikaho maze akajya kuri rwa rugi akajya akomanga gatatu, yongera akomanga gatatu, yongera akomanga gatatu. Landry rero uryamye mu ntebe ari kureba televiziyo yumva umuntu ukomanze, agatega amatwi neza akumva rwose ari gukomanga gatatu, akongera agakomanga gatatu. Ahita amenya ko rero Tania akeneye ubufasha, agenda yihuta maze agahita n'abakomangaho gatatu ati nahageze, ati waba uri hafi? Tania rero ahita yohereza agapapuro munsi y'urugi nta kintu na kimwe avuze. Landry rero aragafata maze agasanga nyine kanditseho ko akeneye ubufasha bwo kumugurira imiti. Landry ahita amubwira ati mpa amasegonda makeya ndaba nyikuzaniye rwose, humura ntabwo uri burambirwe. Ahita yiruka rero, agenda yiruka cyane akajya rwose kuzanira imiti Tania. Umunsi wakurikiye rero Tania arambara maze agafata agasakoshi, ahagarara rero muri salo aho nyine Diarra aba yicaye, maze agaceceka akananirwa kugira ikintu amubwira. Diarra ati vuga, nta muntu ufite ko ndeba ufite ibyo ushaka kuvuga nyamara ukaba utabivuga. Tania arakomeza agaceceka maze Diarra ati vuga cyangwa ugende umva imbere. Tania ati nta kintu cyo kurya dufite, ubwo rero nagira ngo njye kuri supermarket kubigura. Diarra ati ubwo rero urumva ushaka kwigendana mu muhanda, urashaka kujya muri za gahunda zawe, ubwo nyine urashaka kurara mu nzira? Ati ubwo nyine turajyana maze nguherekeze ubigure? Tania ati nta kibazo. Bahita rero bajya mu modoka maze bamara kwicara, Landry ahita aza maze akabwira Diarra ati mwampara ifite se maze mukangeza kuri sitasiyo hano imbere. Diarra rero nta jambo na rimwe avuga maze Tania akamwereka nyine n'umutwe ngo yego. Landry rero ahita yinjira mu modoka maze bakamutwara bakamugeza kuri iyo sitasiyo. Amara kuva mu modoka maze Diarra akabaza Tania ati ko nabonye uriya musore wagira ngo hari ikintu azi ku byacu, waba hari ikintu wamubwiye? Tania ati hoya ntacyo. Diarra tuzibeshye ugira ikintu uvuga nzakwicura bizi, ndagukunda cyane ariko rwose ugize icyo uvuga nakubura ntacyo byaba bimbwiye. Ubwo kandi niwo munsi rwose wa mbere Landry yarakubise amaso uyu mukobwa mwiza rwose utagira uko asa, ariko nanone ufite amabara menshi ku mubiri kubera inkoni yakubitwaga. Umunsi rero wakurikiye Landry arabyuka maze akegera rwose urugi cyane. Diarra rero afungura
agiye nyine gusohoka, maze yaba agisohoka ariko atarafunga urugi, Landry ahita amugonga rwose abishaka. Ibidokima rero bye bihita bigwa hasi bikanyanyagira, maze Landry akamufasha kubiyora, ati mumbabarire rwose ntabwo nari mbizi yuko muri aha ngaha. Gusa uyu mugabo nta jambo na rimwe aba avuga, aba nyine ahora arakaye rwose, ubona ari umunyamijinya. Bamara kubiyora rero Landry akabimuhereza, maze uyu mugabo aba yarangije kwibagirwa kare rwose ko atigeze afunga, ahita yigendera akajya ku kazi. Landry rero ahita akura izi mfunguzo mu rugi, maze akigira muri aparitema ye, ahita ahamagara mushiki we akamubwira ati nkeneye ubufasha. Nawe ati niki se kandi? Landry ati urumva ndashaka nyine umuntu ukora imfunguzo, kubera ko nkeneye ko nyine runo rufunguzo rwawe arunkoreramo ebyiri. Mushiki we ati kubera iki ushaka urufunguzo rwa kabiri? Landry ati urumva nyine nageze hano menyana n'umukobwa hashize ibyumweru 3 tumenyanye, rero nyine urumva ni sheri wanjye, nkeneye rero ko azajya aza niyo naba ntahari akaba yakwinjira. Mushiki we ati none se ubwo umuntu mumenyanye mu gihe gito gutyo uramwizeye ku buryo wamuha ubwo burenganzira? Landry ati nta kibazo, wagira ngo rwose tumaze imyaka 100 tuziranye, ndamuzi neza nta kibazo ndamwizeye. Mushiki we rero ahita nyine amuha nimero, maze akamubwira ati hamagara uwo muntu arabigufashamo. Ahita rero koko nyine amuhamagara, maze akamucurira urufunguzo ariko rwo kwa Diaro. Bamara kubikora agahita afata za mfunguzo akazisubiza mu rugi, maze akisubirira mu nzu nyine akagumana ya double nyine aba yakoresheje. Umunsi rero wakurikiye amara kubona Diaro agiye ku kazi, maze agahita agenda agafungura. Ubwo nabwo n'ubundi Tania rwose baba bamaze kumuhondagura, aba yicaye mu ntebe ari kurira ameze nabi rwose cyane. Landry rero arafungura, maze Tania agahita yikanga, abagize ngo ni umugabo ugarutse kongera kumuhondagura. Landry ahita amubwira ati humura ni njyewe. Tania ubwoba buramwica, ati none se ugeze mu nzu yanjye ute? Uru rufunguzo warukuye hehe? Landry rero amubwira uko byagenze, maze akamubwira ati rwose nagira ngo nzajye nza kukureba ngo utabare igihe bari kugukubita. Tania turamenye ntuzabigerageze, yahita kwica uriya mugabo ni igikoko. Tania kandi abwira Landry ati genda rwose wiguma aha, wikwinjira mu bintu byacu, kubera yuko noneho aramutse amenye ko waje aha ntabwo rwose wamukira. Landry aramubwira ati ariko se koko urabona umukobwa mwiza ukuntu bakugize, barakwangije umubiri wose, uri amabara gusa kubera inkoni. Ati kubera icyo udahamagara polisi cyangwa ukamuta ukigendera? Uyu mukobwa ahita amubwira ati rega uriya uko byagenda kose ni umugabo wanjye, ubwo rero rwose ntabwo namuta cyangwa ngo mpamagare polisi. Landry rero mbere yuko agenda ahita abwira Tania ati gusa nyine nari nkuzaniye n'aka kantu. Ubwo bari kumwereka urupapuro rushushanyijeho Tania. Landry nyine aba yaramushushanyije kuko aba yaramubonye cya gihe bari mu modoka, ifoto nziza cyane. Tania bakiyibona maze akishima, noneho akamwenyuraho gatoya, arayireba ukuntu iyo foto rwose yishimye, maze agahita avuga ati nifuje rwose kuba naba mu mwanya w'iyi foto, nkaba nishimye nk'uko meze kuri iyi foto. Ahita ayifata rero maze akayegereza umutima akayihobera, aba yishimye rwose ko uyu musore nibura aba yamuhaye akantu keza mu buzima. Uyu musore rero aba ari umushushanyi n'ubundi nyine wabigize umwuga. Mu nzu umwanya atarabona akazi aba yicarira maze akaguma yishushanyiriza, nicyo cyonyine aba ari kwikorera. Mu masaha y'ijoro rero Tania aba aryamye, ajya kumva Diaro araje yinjiye mu buriri, atangira kumukoraho, maze Tania agafata ukuboko kwe akakugeza hirya. Diaro ati none se ubundi kubera icyo uri kunyigeza hirya? Yego ndabizi nyine ko udashobora kubyara, kubera ko nyine umuganga yarabitubwiye ko bidashoboka, ariko se nta nubwo nshobora kubonana nawe.
Tania uba wibabariye rwose yifitiye n'agahinda k'inkoni aba ahora akubitwa, ahita amubwira ati hoya ndi mu bihe byanjye nyine, ndi mu kwezi. Diarra rero ahita amubwira ati okay, ati ubwo reka nigendere, ati iri joro ubwo ntabwo ndi bugaruke, aba afite rero undi mukobwa atereta, ubwo niho aba agiye nyine kurara ijoro ryose. Tania we ko si we ubona agenda rwose, ubwo iryo joro aba agiye kuruhuka nibura agasinzira, akamenya yuko nta muntu uri hafi aho ngaho ushobora kumukubita. Tania ariko ya foto ye nyine aba yakunze cyane, aba yayishyize munsi y'umusego we. Abona rero uyu mugabo agiye maze akongera akayirambura akayireba. Iyi foto rwose iba iri gutuma nibura amwenyuraho gatoya. Tania rero akomeza kubura ibitotsi, maze akabyuka akagenda agakomanga ku rugi nyine gatatu, kwa kundi wa musore yamubwiye. Akomanga ubwa mbere akongera, maze Landry ajya kumva ko umuntu ari gukomanga, nubwo bwose aba ari mu masaha y'ijoro, abanza kwitonda cyane kugira ngo yumve. Aragenda rero maze yagera ku rugi, Tania rwose aba amwumva kuko aba yumvise ibirenge. Ahita amubwira ati nari nje kugusaba imbabazi kuba rwose nakubwiye nabi, gusa nuko nagize ubwoba umbwiye ko wibye urufunguzo umugabo wanjye, nakurikije amahane agira maze ubwoba buranyica, niyo mpamvu rwose nakubwiye nabi, no kuba kandi wantunguye ukansanga nyine muri aparitema yanjye ntari ngiteguye. Gusa nanone ndagushimiye kuko nta wundi muntu rwose ujya uhangayikishwa n'ibibazo ncamo. Nanone kandi ndagushimiye rwose kuba warankoreye iyi foto, ni nziza cyane, ubyumve rwose ko ngushimiye. Landry rero uba wiyicariye hasi rwose ku rugi rwa Tania ahita amubwira ati oya ntacyo kunshimira gihari. Tania ahita amubwira ati nabuze rero ibitotsi, gusinzira byanze, ndabizi nyine kuba uhuze, ariko nari nkomanza kugira ngo nyine ngushimire, niba ufite n'umwanya kandi unganirizaho gatoya. Landry ati nta kibazo, kubera ko rwose nta kintu kidasanzwe nari ndi gukora, nari ndi gusoma igitabo. Tania ati cyitwa ngo iki? Landry nyine amubwira izina ryacyo, maze Tania ati ngaho wumbwira. Landry rero atangira kumubwira igitabo, maze Tania agaseka rwose uko baba bari kumurakonta histoire yo muri icyo gitabo. Ni ubwa mbere Tania aba abashije guseka mu buzima bwe. Baraganira rero rwose maze bukenda gucya. Tania rero kubera gukomeza kumva inkuru, agera aho agasinzira rwose yegamye ku rugi akagona. Landry nawe agakomeza akavuga ariko yivugana. Tania rero ashobokera hejuru maze akabona hakeye rwose cyane, ahita rero ahaguruka agahita yiruka nyine ajya mu kazi ko mu rugo, ariko mu by'ukuri yibagirwa rwa rupapuro rushushanyijeho ifoto ye yari afite nyine yari yicaye imbere y'urugi akaruta aho ngaho. Hashira akanya gato cyane ataratangira amasuku yo muri salo, nibura rwose aba yararubonye, maze umugabo we akaba arinjiye. Abona rero iyi foto maze rwose agahita yirambura neza akayireba. Ahita ahamagara rero umugore we ati Tania uri hehe? Ahita amwereka ati ibi ni ibiki? Tania umutima uhita umuvamo, maze agahita avuga ati reka ngusobanurire. Ati ntacyo nsobanurira, ibi byavuye he? Ibi ni ibiki? Aratangira akamukubita, aramuhondagura, noneho nyine Landry akajya abyumva ari mu nzu ye. Baramukubita akipfuka amatwi, noneho ntabwo aba anakibasha no kubyihanganira kubera ukuntu aba amaze kumenyana n'uyu mukobwa, azi ko ari umwana mwiza cyane, azi ukuntu yitonda n'ukuntu baba baganira. Abura amahoro rero, maze agahita agenda agakomanga ku rugi kwa Diarra, nibura kugira ngo Diarra aze kureba ukomanze Tania aba aruhuka. Diarra araza rero maze uyu musore agahita amubwira ati hari urupapuro rwanjye nibagiriwe hano ku muryango. Diarra ahita akubitaho icyugi nanone, maze akongera agasubira kujya guhondagura Tania. Tania noneho baramukubita bakamugira inyama gusa neza.
buracya rero Diarra yamara kujya ku kazi maze Landry agahita aza agafungura nyine n'ubundi akinjira ngo aze kureba uko Tania ameze. Tania bakimubona ati mbabarira rwose ugende mvira mu buzima, ibibazo byose n'ubundi ni wowe ubinteza. Ubu ngubu rwose agarutse noneho agasanga urahari yanyica neza neza. Landry ati ndakwinginze rwose reka uyu mugabo maze wigendere umucike. Tania ati ntabwo byashoboka. Landry ati nyamara ibi bintu rwose biganisha ku rupfu. Ati kera nkiri umwana muto papa wanjye yahoraga akubita mama wanjye rwose mbireba, yaramukubise kugeza naho rwose mama wanjye yaje gupfa yishwe n'inkoni. Buri gihe nahoraga mvuga ngo nzashaka icyo nzakora, ariko nari mfite imyaka 8 gusa ntacyo nari gukora. None wowe kubera iki ukomeza kureka ugakubitwa aka kageni maze ukihangana? Tania ati njyewe reka ntabwo ndi mama wawe, nta kibazo rwose mfite, ahubwo ndeka mvira mu buzima rwose, ndeka njyenyine. Landry rero ahita afata rwa rufunguzo maze akarurambika mu kiganza cya Tania, aramubwira atumva rero nkubwire, uru ni urufunguzo rubike neza kandi rwose bitekerezeho, ugomba kuva muri ino nzu bitaraba rwose amazi atararenga inkombe, uzabikore kandi hakiri kare. Baba bakiri kuvuga ibyo maze bagahita bumva ibirenge nyine kuri esikariye imbere y'umuryango, ubwo aba ari Diarra ugarutse. Tania rero umutima uhita umuvamo ndetse na Landry bikaba uko. Tania ahita yereka Landry ahantu ajya kwihisha, ariko nyine umutima we rwose ntawo baba bafite. Diarra rero yinjira abwira Tania ati umbabarire rwose, sinzi ikiba cyamfashe kugira ngo ngukubite, none reka twisohokere basi ngusohokane tujye gusangira. Tania rero nta kintu aba ajya ahakanira Landry kuko rwose amuhakaniye n'ubundi yamukubita akamwica. Tania ahita amubwira ati genda ubu ntegerereje mu modoka maze mpindure imyenda nze. Landry ati hoya ndaguma aha, genda wambara ahubwo gira vuba. Tania rero aragenda akambara ariko rwose nta mutima afite, ubwoba buba ari bwose. Maze yamara kwambara akamubwira ati nabisoje. Diarra rero ajya imbere nyine ngo bagende, maze Tania agahita afata rwa rufunguzo akarutera kugira ngo Landry arubone nyine nibamara kugenda aze gusohoka. Bahita basohoka maze bakagenda, bamara kugenda nyine Landry nawe agasohoka. Gusa nyine Tania aba yari afite ubwoba bwinshi avuga ati none uyu mugabo yagaruka akabona uyu musore yamwica neza neza nta kabuza. Umunsi wakurikiye rero Diarra amara kujya ku kazi maze Tania agahita akomanga nyine ku muryango kuko rwa rufunguzo n'ubundi Landry aba yarongeye akarujyana umunsi nyine washize. Akomanga n'ubundi nyine gatatu maze Landry akabanza akagira ubwoba ariko akaza agafungura. Abwira rero Tania ati ninagize ubwoba bwo gufungura kubera ibyabaye umunsi washize, natekerezaga ko rwose umugabo wawe yaba ahari. Ati none se ubundi ari hehe? Tania ati ari ku kazi kandi ntabwo aza vuba, ni kare bicara. Landry rero aricara n'ubundi Tania akongera akamushimira. Ati ni ukuri kuva nabaho ni ubwa mbere umuntu yagize ikibazo cy'ibibazo byanjye maze rwose akajya ashaka kumenya amakuru yanjye, ni wowe muntu wa mbere wahangayikishijwe n'ubuzima ndi kubamo kuva naba, ni ubwa mbere byambayeho. Ndagushimiye rero rwose kuba warakomeje kumva hafi no kwita ku buzima bwanjye. Landry ati hoya ntacyo. Bahita rero batangira guseka. Tania abwira Landry ati ariko mva nkubwire, ejo neza umutima wari ugiye kumpagararana, uzi yuko nari nzi ko neza neza dupfuye kabaye, nari nzi ko ari bukubone, noneho ukuntu nakunagiye urufunguzo rukanavuga ariko ntabyumve. Mana yanjye biriya bintu byanteye ubwoba, nagiye numva umutima utari aho wakabaye uri. Landry ati ceceka, nanjye ndari mfite ubwoba ariko ngewe ko nari mfite nuko rwose ari kudufata maze rwose ukaba ari wowe ubigenderamo.
bahita rero bakomeza kuganira maze Tania akabwira Landry ati ndabizi rwose ko hari amatsiko ufite ibyerekeranye n'ubuzima bwanjye, hari ibibazo wifuza kumbaza, ngaho rwose mbaza ikibazo ushaka. Landry ahita amubwira ati hoya nta kibazo mfite. Tania ati nyamara urambaza uyu munsi cyangwa ntuzigera umbaza na rimwe? Landry ahita amubaza ati ndifuza kumenya ukuntu wahuye n'uriya mugabo wawe. Tania ati nari mbizi rwose. Ati nyine ubundi umugabo wanjye ntabwo ari kuriya yari ameze. Ati kera rero njyewe nari imfubyi kandi mba mu kigo cy'imfubyi. Naje rero kugira imyaka y'ubukure maze nsohoka mu kigo cy'imfubyi. Naje rero muri uyu mujyi ndi mushyashya rwose ntabimenyereye. Nabonye akazi rero muri butike ahantu nakoraga. Umugabo wanjye rero yajyaga aza kumpahira nyine akiri umusore kuko nawe ariho yari atuye. Nuko twamenyanye rero maze mu gihe kitarambiranye twaje gukora ubukwe. Kandi rwose ndagira ngo nkubwire yuko ansaba kuzamubera umugore byari ibintu bishyushye, byari ibintu byiza cyane, kubera yuko njye ntabwo nari narigeze nitabwaho by'umwihariko. Nari mbonye rero noneho umuntu rwose unyitaho, mbonye umuntu uzajya uhangayikishwa n'ibibazo byanjye, mbese mbonye undi muntu rwose uzajya uba ahari ku bwanjye. Numvaga ari ibintu bitabaho, numvaga hari ngeze mu ijoro rito, numvaga ubuzima bwanjye buhindutse. Ukurikije imibereho yose nari narabayeho ndi jyenyine mba mu bigo by'imfubyi bitandukanye, icyo gihe numvaga rwose ariryo tangiriro ry'ubuzima bwanjye bwiza. Tumaze kubana ariko hashize nk'umwaka twatangiye nyine kubura umwana, turabigerageza ariko biranga. Umwaka umwe, ibiri, itatu, ine, yatangiye rero kugenda nyine aba mubi. Tukimara kumara umwaka atangira kuzana imishiha, atangira kugira amahane, atangira nyine kujya nkubita ariko bidakabije. Uko rero umwaka washiraga undi ukaza yagendaga ahinduka kurenza, noneho akagenda aba umunyamahane kurushaho, kugeza noneho naho atangiye kujya akankubita buri munsi, ndetse akankubita icyo abonye cyose. Ndakubwiza ukuri buriya rwose aramutse ashyikiriye n'icyuma nicyo yankubita nyine, ankubita ibimuri hafi kandi akubita aho abonye hose ku buryo mbona hari igihe azankubita rwose akanyica. Gusa natekereje ko nanjye nabigizemo uruhare kuko rwose hari ibanga nari ntarigeze mubwira. Gusa nyine nahise mfata icyemezo cyo kumubwiza ukuri ku bintu ntari narigeze mubwira. Landry ahita amubwira ati ni ibiki tutari warigeze umubwira, ariko nanone agahita yigarura maze akamukomanga ati nta kibazo, niba wumva rwose utiteguye kubimbwira byihorere nta kibazo. Tania ahita amubwira ati hoya ndakubwira byose, ntacyo kuguhisha gihari kuko rwose nawe ubu wabaye inshuti yanjye. Ati nyine ati kera ngifite imyaka 17 bamfashe ku ngufu maze bantera inda. Ati iyo nda rero yavuyemo maze ngiye kwa muganga bambwira ko nyine umura wanjye wangiritse cyane. Ati banambwiye ko kandi rwose nshobora kutazigera mbona umwana. Ati rero ibyo bintu narabimuhishe, ariko nyine icyo gihe narabimubwiye kugira ngo rwose bitaba ari igihano cy'Imana ko namuhishe iryo banga. Ati nyine kandi ubwo urumva ko ari njyewe ikibazo cyari kiriho, ari njye utarabyaraga, ikibazo kitari umugabo wanjye. Ati gusa n'ubundi kuva nabimubwira ntacyo byahinduye, n'ubundi nyine yakomeje kuba wa wundi, ntabwo rwose yigeze ahinduka. Tania kandi akomeza abwira Landry ati ubwo rero rwose naketse ko nyine ari ubu buzima nkwiriye kubamo. Landry atamubwira ati hoya ntabwo ari ubu buzima ukwiriye. Gute se waba ukwiriye inkoni? Ntabwo rwose ubikwiriye, uracyafite amahirwe yo kuba wacika uyu mugabo atazakwica. Tania ati Landry wowe ntabwo ushobora kumva ibyo ndi kukubwira, none se ubundi namucika nkajya hehe? Nta hantu na hamwe mfite, nta muryango n'umwe ngira, najya ku muhanda se? Sinasubira mu kigo cy'imfubyi narakuze, najya hehe se? Nyine ubwo nahitamo rwose kubana n'iyi dayimoni y'umugabo ngo ni diyaro aho kugira ngo rwose njye kuba ku muhanda. Landry rero ahita amuhobera maze nyine agakomeza amukora ku matama amuturisha ati komera kandi rwose ihangane, gusa ndahari, jya umbwira icyo nagufasha maze nkigufashe.
Tania ati ihangane kuba nyine ngusutseho aya magambo yose, ubwo nibwo buzima bwanjye nyine kugeza uyu munsi undeba nuko nyine nabayeho. Landry ati ihangane humura, burya ntawe uhora mu bibi gusa, ibyo ari byo byose imbere ushobora kuzahura n'ibyiza. Tania ati ntacyo nizeye, nta kintu cyiza rwose cyambaho, ibyanjye nyine ni ibi kandi nariyakiriye. Tania kandi abwira Landry ati warakoze cyane kandi urakoze nanone kuntega amatwi, uzi ko ari ubwa mbere umuntu anteze amatwi maze nkamubwira ibi bintu byose, izi nkuru ni ubwa mbere nzivuze ndi kuzibwira umuntu kandi rwose anteze amatwi. Urakoze cyane rero, kandi nanone warakoze bya biganiro byawe nyine ujya ukunda kunganiriza uri inyuma y'urugi nanjye ndimo imbere. Warakoze kandi kunshushanyiriza iyi foto nziza yatumye nigarurira rwose icyizere. Uzi yuko nkimara kubona iyi foto burya namenye ko nanjye nyine ndi mwiza, noneho hari umunsi nagiye ndiherera maze ndimakiya mbona nanjye ndi mwiza. Warakoze gutuma rwose nigarurira icyizere. Ahita yongera kandi agasaba Landry ati ndakwinginze uzambabarire wongere ushushanye undi munsi, kandi nanone uzanshushanye nishimye rwose. Ndifuza nyine kwishima nibura ku ifoto, kuko mu buzima busanzwe bwo byaranze, ariko nibura njye mba nishimye ku ifoto. Landry ati nzabigukorera rwose. Ubwo rero ntabwo bamenye uko bigenze, Tania asimbukira Landry maze bakaba barasomanye. Tania ahita abwira Landry ati umbabarire ubanza ndengereye. Landry ati hoya, ikosa si iryawe, ikosa ni iryanjye ahubwo kuko ninjye naje kukureba. Tania ati mbabarira gusa nanone wakwigendera. Landry ati reka ngende. Bahita rero batandukana. Landry rero amara kugenda maze Tania akajya yikora ku munwa agaseka. Aragenda akireba muri miruwari maze yajya yibuka ko yamaze gusoma uyu musore akongera agaseka. Aba rwose afite ibyishimo, arakomeza akajya abitekereza. Iyi bizu niyo yonyine biri kugaruka mu bwonko bwe, ibiri kugenda igarika nicyo cyonyine aba ari kwitekerereza. Aricara maze akishima rwose agaseka akajya yisekana, aba yumva ibintu bimubayeho ari igitangaza. Landry kandi nawe ku rundi ruhande nuko biba bimeze nyine, ajya muri aparitema ye maze akajya atekereza ibibaye akongera akamwenyura. Aba bombi rwose baba banejejwe n'igihe bamaranye, nubwo birangira nyine buri wese yeretse undi ko byari ukwibeshya, ariko nyamara buri wese rwose aba yanezerewe. Umunsi wakurikiye rero Tania yambara neza akimakiya, aba asa neza cyane rwose, akikubita agaparufe agahumura maze agahita ajya gukomanga kwa Landry. Landry arafungura agasanga ni Tania, aramureba akabona arasa n'akamarayika neza, kaba kabaye keza cyane. Aragasuhuza ati mbega ukuntu wabaye mwiza cyane, uzi ko ntari nzi yuko usa utya, nawe urabizi ko uri mwiza. Tania ati nari nje kureba nyine igishushanyo cyanjye. Abakireba nyine imbere agahita abona igishushanyo cye kiramanitse aho nyine Landry yari ari kugishushanyiriza ariko yagishoje. Tania ahita yiruka agisanga ati mbega ifoto nziza, ati noneho rwose washushanyije neza, ati urabizi cyane. Landry ahita atangira kumukora mu mutwe ati nagukoreye nyine ifoto nziza kugira ngo nawe ijye kwibutsa kuri mwiza, urabizi se kuri mwiza. Tania araceceka. Landry ati none se iyi foto wayikunze? Tania ati cyane. Landry ati uri mwiza cyane, noneho uyu munsi bwo urasa na bike. Ubwo bahita n'ubundi batangira bagasomana, barasomana bikagera kure. Landry ahita aterura uyu mukobwa maze akamujyana mu cyumba, birangira n'ubundi nyine bakoze gahunda. Landry rero abaza Tania ati none se uri kwicuza iki gikorwa twakoze? Tania ati hoya, ntabwo nakicuza kuko rwose numvise ibyishimo ntigeze ngira. Ati ahubwo ndanezerewe ko burya menye yuko hari igihe rwose umuntu aba ashobora kwishima mu buzima bwanjye, nyine ni ubwa mbere bimbayeho. Nakwishimiye cyane, ntabwo rwose mbyicuza habe na gatoya. Landry rero nawe ati nanjye rwose ndishimye cyane kandi wakoze kumpa ibi byishimo.
Tania rero ahita amubwira ati reka ngende dore natinze. Tania rero aragenda maze yakwinjira mu nzu agahita asanga umugabo wenyine yicaye muri salo. Diaro rero ahita abaza Tania ati mbwira uvuye he rero n'ukuntu wambaye n'izo makiyaje. Tania buri kintu avuga maze akavuga ati nari ndi gutembera hano hanze. Diaro ati utembera wimakiye utyo? Tania ati ntakubeshye rero nari ndi guteka ndi mu gikoni maze nsanga umunyu washize, natekereje ko rero najya kubaza abaturanyi. Ati niho nari nagiye nta n'iminota 10 rwose ishize. Diaro ati mu baturanyi niho wagiye ufite makiyaje? Tania kubera ubwoba ati hoya ntazo nari mfite. Ati izi makiyaje zari zo gukora video ya TikTok kandi mu by'ukuri nta nubwo aba afite telefone kuko umugabo waba yarayimwambuye. Avuga rero ibintu bitegerekeranye maze Diaro akaba aramusimbukiye aramuhondagura noneho akamukubita ahantu hose, imigeri inki byose akabimukubita. Ahita amufata rero maze akagenda akamwinjiza mu cyumba akamufungiranamo, atuzongera gusohoka ari uko mbivuze. Ati uriya muturanyi nawe reka nze ndaje amukosore maze yicuza ikintu cyatumye aza muri iyi karitsiye. Ahita agenda rero maze agakomanga ku rugi kwa Landry. Landry rero arafungura, agifungura bahita bamuhereza ingumi ntaranabitekereza ataranamenya ngo ninde uje. Maze uyu mugabo agahita amubwira ati umva ibi nyine ni ukukwihaniza, uzibeshya wongere guhura n'umugore wanjye nzakwereka icyo nzagukorera. Umugore wanjye mureke tugendere kure. Ubwo nyine byari ukukwihaniza, ubwo ibiri inyuma nawe urabyumva. Ahita agenda rero maze Landry agasigara yikandakanda, aba ayobewe rwose uko bigenze kubera ko agira ngo ni inkuba imukubise. Ibintu byose biba vuba vuba ku buryo atamenya ngo bigenze bite. Ubwo kandi Diaro ahita agaruka maze akabaza Tania ati ubundi uru rufunguzo rwo warucurishije ryari ko bigaragara ko rwose wacurishije urundi kubera ko nari nasize nifungiye neza. Tania ati urufunguzo rwo hashize umunsi umwe nako hashize 2 akongera akavugishwa n'ubundi bakongera bakamukubita ariko bakongera bakamufungirana hahandi. Uyu mugabo rero ahita asohoka maze akagenda. Landry rero uba rwose arebera mu marido akamenya umuvoma z'uyu mugabo zose, abona ko yinjiye mu modoka agiye maze agahita ajya kureba Tania. Aragenda agahita asanga nyine n'ubundi uyu mugabo ntabwo yafunze. Ahita rero yinjira akinjira ahamagara nyine Tania ariko ntiyitabe kubera ko nyine uyu mugabo impamvu ataba yafunze ni uko aba yasize amufungiranye mu cyumba ariko nabwo urufunguzo aba yarusize inyuma. Landry arahamagara ariko akabura Tania, azenguruka ibyumba byose yagera aho Tania baba bamufungiranye agahita amubwira ati Landry ndi hano. Landry arafungura ariko ruba bifungiye inyuma ariko urufunguzo rurimo, maze bagahita barahoberana bakarindwa kurekurana. Barasohoka rero maze bagera muri salo bafatanye bagahita bakubitana kandi na Diaro agarutse. Diaro ati kano kanya mwese maze kubakubita none dore murongeye, wowe sinari nakwiyamye ngo ntuzangarukire mu rugo, none dore rwose uhise uza ako kanya. Diaro rero n'ubundi ashaka kongera gukubita Tania maze Landry ati umva rero nkubwire urongera gukora kuri Tania ariko rwose wangiza umurambo, naho ubundi nkiri muzima ngihumeka ntabwo wongera kumukoraho, mperaho nyine unkubita ariko Tania mureke. Diaro ati urumva ufite imbaraga rero n'ubundi nari nkurwaye. Diaro rero ahita asumbukira Landry maze bagatangira kurwana. Bararwana rero maze Tania akabona ibintu bigiye kuba bibi, ahita agenda akazana ikintu cy'ikibaho maze akagikubita Diaro mu mutwe, ahita agwa hasi maze akagwa agaramye akamera rwose nk'umuntu wapfuye. Bagira ubwoba rero ariko Landry yamukoraho akumva aracyahumeka. Tania ahita amubaza ati none se ubu turakora iki, turabigenza gute? Landry ati reka nze nkwereke. Bamwicaza mu ntebe rero maze bakamuzirika, baramuhambira neza cyane bakamurekera aho ngaho kuko aba ameze nk'umuntu usinziriye. Baguma aho rero bakicara mu ntebe bagakomeza bakiganirira. Diaro rero agera aho agakanguka maze agahita avuga ati ibi bintu mwankoze ni ibiki? Ati koko se nawe umugore wanjye ntabwo ubizi ko ngukunda, ibi bintu ni ibiki koko mwankoze? Bahita bamubwira bati ahubwo burya twari turindiriye rwose yuko ukanguka.
reka twigendere. Barahaguruka rero bafatanye, umwe yita undi sheri, nyine bakundanye rwose bari mu rukundo, bagenda banisomanira uyu mugabo areba, aba yenda nko kwicamo karindwi kandi aziritse. Atangira gusakuza rero maze Landry ati reka tunamucecekeshe burundu, ahita afata igitambaro maze akamuzirika no ku munwa. Bahita bigendera rero maze bagafungira inyuma, bakigira kwa Landry. Baragendera bakigira kwa Landry, bagateka bakarya maze bakiryamira rwose nkaho nta cyabaye. Tanya rero abwira Landry ati ndashaka kukubwira ikintu kandi gikomeye, ubyumve ko kivuye mu ndiba z'umutima wanjye. Ndashaka rwose kugushimira byimazeyo, warakoze ni ukuri. Ibintu watumye numva nta wundi muntu wigeze atuma mbyumva, watumye numva ko rwose ndinzwe, numva ndi mu mutekano iyo ndi kumwe nawe, ndetse watumye rwose mbasha kwirekura, numva ko rwose ngomba gufata ibyemezo nanjye byanjye ku giti cyanjye. Watumye menya ko kandi ndi umukobwa ukunzwe n'undi muntu uwo ari we wese yakunda, najyaga ntekereza ko nta wundi muntu wankunda habe n'umwe, nyamara watumye niyumva nk'umukobwa mwiza kandi wihagazeho. Warakoze cyane kubw'ibyo bintu byose wankoreye, warakoze rwose kumvana muri uriya munyururu w'uriya mugabo. Yanyumvishaga ko nta kindi kintu na kimwe nshoboye, ngomba kubaho kubwe gusa, ariko rwose ibyo byose warabihinduye. Iyi minsi maze menyanye nawe narahindutse, nabaye undi muntu. Bararyama rero bagasinzira, maze byagera mu ijoro hagati, Tanya agatangira kurota, arota Diarra ari kumuniga, aba ari kumuniga cyane rwose abona agiye kumwica. Aba rero ari gutaka ati hoya hoya Diarra winyica winyica, agakomeza ataka nyine, ariko abasinziriye aba ari kurota. Landry ahita akanguka agasanga rwose uyu mukobwa yabize ibyunzwe kubera kurota inzozi mbi. Ahita amukangura ati humura humura rwose ninjye turi kumwe, ntabwo ari kumwe na Diarra, humura. Tanya abumbura amaso maze yabona ari Landry bari kumwe, ahita amuhobera ati Imana ishimwe ko rwose zari inzozi, naho ubundi rwose Diarra yaranyishe neza neza, yari ari kuniga ntangiye guhera umwuka. Landry aba ari kumukoraho nyine amuhanagura mu maso ati humura humura rwose ninjye turi kumwe. Ahita amuryamisha rero mu gituza cye akamupfumbata cyane, maze akamubwira ati sinzirire, humura uri mu mutekano, ndahari rwose nta kintu na kimwe waba. Buracya mu gitondo rero bakabyuka, Landry abwira Tanya atumva rero tugomba kuva hano hantu maze tukagenda tukajya rwose mu wundi mujyi wa kure, tugahunga uyu mugabo wawe rwose atazakwica. Tanya ati hoya, ubwo koko kumva nagenda, urumva se nasiga umugabo wanjye? Reka nubwo ari igisimba ariko n'umugabo wanjye sinamusiga gutyo gusa. Landry ati hoya, ntumbwire ko ugishaka kuguma hano n'ibintu byose yagukoreye, noneho utekereza ko twanamuziritse. Utabeshya se uriya mugabo buriya rwose ntabwo yabaye nk'intare y'inkazi. Noneho mutekereze turamutse tumuzirikuye maze mukagenda mukongera mukabana, nta nubwo rwose iryo joro warara yakwica neza neza. Atari ku bundi urifuza iki mu buzima bwawe? Tanya ahita abaza Landry ati ahubwo se wowe urifuza iki? Ati urashaka gutwara umugore w'abandi? Landry ati ibyo ntacyo bitwaye, cyane cyane ko uwo mugore w'abandi ari zahabu kandi batayifata neza, njyewe rero nabasha kuyitaho, niyo mpamvu rwose nshaka kuyitwara. Baba bakivuga ibyo rero maze Tanya akaba yumvise ameze nabi mu nda, ajya kumva ibintu birivanze, maze akumva akeneye nyine kugarura. Ahita agenda rero maze akajya muri toilette akagarura nyine umwanya munini, aragaruka maze agahita abwira Landry ati ndumva rwose ntameze neza. Landry ati yego se urarwaye se? Tanya ati ubundi ntabwo nari ndwaye, ariko rwose ndumva ntameze neza kandi sinzi impamvu, maze iminsi nyine numva ntameze neza ariko atari uburwayi. Uzi yuko ntakubeshye numva ameze nk'umuntu utwite, iyo nza kuba ndi muzima nari kugira ngo ndatwite, ariko nyine ntabwo ibyo byashoboka kubera ko muganga yambwiye ko bidashoboka habe na mba. Tekereza ko noneho iyi ari inshuro ya gatatu maze kugarura kuva mu gitondo.
Rangira ati nari ntangiye gutekereza ko ari ibyo kurya byakuguye nabi, ariko niba ubimaranye iminsi urumva ko atari byo. Ati none se ubundi kuki tutajya kwa muganga maze bakareba ko nta kibazo ufite, ibyo byose nyine bakabiguhera igisubizo. Rangira ahita amubwira ati nyamara ushobora no gusanga utwite ntawamenya. Tania ati ntabwo bishoboka, kandi muganga nyine yarambwiye ko rwose bidashoboka. Rangira ati ariko ubundi kwa muganga wagiye ni hehe? Tania ati urumva nyine Diaro yanjyanye kwa muganga, ku muganga nyine ku mudogiteri w'inshuti ye, ni nawe watuzaniye nyine ibisubizo. Ati ubwo rero nahise menya ko nyine mfite ikibazo, sinigeze nongera kugira ahandi hantu njya. Ati gusa nyine uwo muganga akorera muri kirinike. Rangira ati ntiwumva se, reka tujye ku bitaro bikomeye maze rwose bagukorere ibizami byose, biratuma rwose tubona igisubizo cya nyacyo. Baba bakivuga ibyo n'ubundi akaba yongeye ashatse rwose gusubirayo, arongera agasubirayo rero akongera akagaruka. Rangira ati nyamara urarembye cyane rwose, reka tujye kwa muganga. Tania rero ahita abwira Landry ati mbere yuko tujya kwa muganga reka nze mbanze nkwereka ikintu. Aragenda akazana nyine za rezilita ze zo kwa muganga zagaragazaga ko rwose atazigera abyara, azereka rero Landry maze Landry agasoma agahita amubwira ati yego ndabibona, ariko reka tujye kwa muganga. Bahita rero bajya mu modoka maze bakagenda. Bagera rero kwa muganga bakamufata nyine ibizami maze bakamubwira ko rwose bari buze kumuhamagara ibisubizo nibiboneka. Aragaruka rero maze akinjira mu modoka, bakicara nyine kugira ngo batahe. Tania ahita yakira nyine telefone ya wa dogiteri w'inshuti ya Diaro, aramuhamagara akamubaza ati Tania uri hehe, mpagaze imbere y'iwawe nakumanze nabuze umuntu unkingurira, ikindi kandi ndi guhamagara Diaro ntiyitabe, kandi uyu munsi ntabwo yakoze. Tania ati njyewe ntabwo nyine mpari, nari nagiye muri supermarket hari ibintu nari nagiye kugura, ariko ndi mu nzira ngaruka. Ati naho rero ibyerekeye Diaro ati se ntabwo yakubwiye? Ati bamuhamagaye bitunguranye maze bamubwira ko agomba kujya muri misiyo y'akazi iminsi 2. Ati ubwo rwose ntawe uhari. Uyu mudogiteri abwira rero Tania ati hari dokima rero nari nkeneye byihutirwa, kandi rwose ndakeka ziri hano iwanyu, sinzi rero uko nazibona. Tania ati ntugire ikibazo, ndaje rwose mu kanya ndaba nkugezeho, ndaje maze nziguhereze. Bahita baza rero maze bagera mu rugo, urumva nyine Tania ahita abwira Landry ati ariko se ubundi telefone ya Diaro wigeze uyifata? Landry ati hoya ntabwo nayifashe. Tania ati rero turi mu byago, kubera ko urumva uriya mudogiteri aramutse agiye imbere y'umuryango agahamagara ariho ari, yabyumva neza ko telefone iri gusonera muri salo, twaba turi mu bibazo rero, reka twihute turebe. Bahita bihuta rero maze bakagera mu rugo. Tania yari asanga n'ubundi wa mudogiteri nyine ahagaze ku muryango akiri guhamagara Diaro, ariko bari kumva nyine telefone imeze nk'isoneramo, ariko nanone ntabyitaho agakomeza agakomanga. Tania ahita amubwira ati naje. Ati uracyari gukomanga kandi nakubwiye ko tudahari? Ati ariko numvaga telefone isonera hano mu nzu. Tania ati hoya ubwo rwose wumvise nabi. Ati reka njye kugushakira izo dosiye maze nziguhe. Ahita yinjira mu nzu rero maze akazimushakira akazimuzanira, amara kuzimuhereza agahita amubaza ati ariko hari ikintu nashakaga kukubaza. Turibuka yuko nitwigeze kuza gufatisha ibizami iwanyu, ari nabyo rwose byagaragaje ko ntashobora kubyara. Ati mbese ama original yabyo ubundi ari hehe ko nshaka kuyareba? Uyu mudogiteri ahita amubaza ati none se hari ikibazo cyabaye ku buryo uyashaka? Ati mbwira niba hari ikibazo gihari, n'ubundi nshobora gusubira kugusuzuma. Tania rero ahita yisubira maze akabwira uyu musore ati oya nako nta kibazo gihari byihorere. Uyu musore rero ahita agenda, ariko yagera mu modoka agahita yongera agahamagara nyine telefone ya Diaro, ariko ntabwo abona umuntu umwitaba. Ahita rero amwoherereza voice note ati umva nubona akanya umpamagare, naguhamagaye inshuro nyinshi ariko ntabwo uri kwitaba, nyamara turi mu bibazo. Umugore wawe uzi ko yambajije ibya bizami twamufatiye maze akambaza
akambaza impamvu nta ma originale afite. Ati rero uza kumpamagara nyine tubivuganeho kuko rwose ndumva bitoroshye habe na gatoya. Uyu mugabo kandi ahita yibuka nyine umunsi Diarra aza kubimwaka, ukuntu n'ubundi yari afite ubwoba ko bishobora kuzamukoraho ariko nyamara akemera akamuha serivisi. Buracya rero Landry aba ari kugaburira nyine uyu mugabo baba baziritse Diarra. Diarra rero aramubaza ati mbwira uramukunda cyane umugore wanjye? Ati ubwo kandi uricara ukumva umuntu w'umugabo urenze? Niba wumva rwose uri umugabo utangaje ngaho mpambura maze tubibone. Landry ahita amubwira ati noneho ubwo ni wowe mugabo, umuntu ukubita umugore we, ubwo nawe wumva bahamagaye abagabo wajyamo? Ati ntabwo uri umugabo ahubwo rwose uri umuntu wa feke cyane. Ati rero njyewe ndamukunda kandi ndamwubaha, ntabwo rwose namukorera nk'ibyo wowe umukorera, ndamukunda cyane ahubwo reka rwose mbikubwiza ukuri. Tania ni umukobwa mwiza, ni mwiza cyane kandi akwiriye gukundwa. Warahombye rero kubera ko utigeze rwose ubona ubwiza bwe n'icyubahiro afite, maze ugahitamo rwose kumugira umuragizwa nkoni. Uyu mugabo ahita amubwira ati komeza wivugisha ibyo, umunsi nzava kuri ibi biziriko nzabereka wowe nawe muzamenya uwo ndi we. Tania rero ahita yinjira yihuta ati mukunzi, ati ngwino nkubwire hari ibintu byihutirwa rwose nkeneye kukubwira. Landry rero arasohoka maze Tania agahita amubwira ati uzi yuko rezilita zaje? Ati rezilita zaje kandi zerekanye ko ntwite, gusa ubwo byanyobeye nanjye. Ati uzi yuko ari ibya nyabyo, ndatwite. Ati none se ubwo ko bambwiye yuko ntashobora kuzabyara, ibi bintu byaba ari ibiki? Ariko nanone rwose sinshobora no kubibwira Diarra, ariko se ubundi ko ntaherutse kubonana nawe, ubwo iyi nda ntaba narayikuye hehe? Bose rero bahita batekereza ku ijoro bamaranye, ariko nanone ntihagire ubibwira undi, buri wese abitekereza mu mutima we. Landry ahita abwira Tania ati iyi rero noneho niyo mpamvu nyamukuru yo kuba njye nawe tugomba guhita tugenda twihuta, ibintu rwose bitarasakuza. Tania ahita amubwira ati noneho rwose ndabyemeye, reka ahubwo njye gukora varize ubundi tugende. Tania rero yinjira mu nzu maze akagenda agakora varize, ibintu bye byose arabifata akabishyira mu kavarize, ariko nanone aba ari kugenda areba nyine mu madosiye aba ari aho ngaho nyine mu nzu mu gatiruwari k'igitanda. Ajya kubona akabona aguye ku gapapuro neza k'ibisubizo gasa neza neza na kakandi afite. Igitangaje rero arasoma maze agasanga ni muzima rwose, ntabwo yagombaga kutazabyara, agasanga ahubwo arabyara, ariko nanone yareba ahubwo akandi biba biri kumwe k'umugabo we agasanga umugabo we niwe utabyara. Tania rero n'umujinya mwinshi ahita agenda maze agafata utu dupapuro agahita agenda agasanga umugabo we muri salo, atangira kumubaza ati mbwira ukuri, ibi bintu ni ibiki? Urabona igihe cyose wampereye unshinja ngo ikibazo ni njye ngifite? Uyu mugabo rero ahita amubwira ati umva rero ukuntu byagenze. Ati nyine ati kera nakoze impanuka. Ati rero iyo mpanuka imodoka rwose yarahiye iduhiraho. Ati yaranyangije rero cyane maze njya kwa muganga, nyuma yayo rero barapimye basanga rwose yanyangije ubugabo ku buryo ntashoboraga kuzigera mbyara na rimwe. Naricecekeye rero cyane sinabikubwira kuko numvaga utabyakira wahita unta. Hanyuma rero umaze kumbwira nyine cya gitekerezo cy'ukuntu nyine wakuyemo inda kera, maze ukiri umwana mutoya nahise ntekereza ko ibyo bintu nabikoresha maze ikibazo mfite nkakigushyiraho.
niyo mpamvu rero nahise ngenda mbwira dogiteri w'umushuti wanjye uwo uzi nawe nyine, maze ndamubwira ngo nakubwire ko ari wowe utabyara kugira ngo uzabashe kwihangana. Dogiteri yambwiye ko nyine ibyo bintu birimo ibibazo bishobora kumukoraho, ariko rwose namubwiye ko nta wundi muntu uzigera abimenya uretse njyewe nawe. Nuko rero rwose byagenze, maze bakubwira ko utabyara ariko mu by'ukuri wowe urabyara neza cyane, utabyara ni njyewe. Ahita rero aba yarangije kwizirikura kubera yuko Landry aba yarari kumugaburira imbuto ariko icyuma yazikatishaga yagisize ku meza. Uyu mugabo rero agifatisha amaguru maze aba yizirikuye ku maboko ariko agakomeza kamera nkaho rwose akiziritse. Ahita rero asimbukira Tania mu ijosi maze agahita amubwira ati ndabikubwiye nyine ariko n'ubundi ndakwica ntabwo wancika. Atangira rero kumuniga, Tania akavuza induru ari nako ahamagara kandi Landry ahita aza yiruka maze agahita atangira nawe guhondagura uyu mugabo. Aramuhondagura ati iyi ngumi ni yuko rwose wahoraga ukubita Tania, iyi yo nuko wahoraga umubabaza, iyi nayo rero nuko rwose wanamubeshya ubuzima bwawe bwose. Aramuhondagura maze Tania akamubwira ati have mureke rwose utamwica. Bamusunika hasi rero maze bagahita biruka, bagahita bajya mu modoka. Arabakurikira rero, Diallo abiruka inyuma nyine n'imodoka yasaze yataye umutwe ngo batamucika. Tania akajya abwira Landry ati hute, atiruka adufashe noneho yatwica kuko ameze nk'igisimba. Bagera imbere rero kubera ukuntu Diallo aba yataye umutwe maze agahita agonga borudire, arakomereka rero bikabije, umutwe urangirika rwose. Bahita rero bamujyana kwa muganga. Landry rero na Tania nabo rwose bahita bakomeza nyine bajya kwa muganga kugira ngo barebe ibiri bube. Baguma aho ngaho rero bafite ubwoba. Tania aba ari kubwira Landry ati ubu none iyaba yapfuye. Landry ati reka twigendere, nta mpamvu rwose yo gukomeza kumutegereza. Tania rero abwira Landry ati rwose sinakubuza kugenda, wowe n'ubundi komeza urugendo wigendere, ariko njyewe ntabwo nagenda. Ati rega uriya ni umugabo wanjye mu by'ukuri, ibyo yankoreye byose ariko ni umugabo wanjye, ntabwo rero ntagenda ntamenye uko byagenze. Landry ahita amubwira ati okay, ati nta kibazo, reka twihangane dutegereze ko ari bukanguke, gusa nyine akimara gukanguka turahita twigendera tumenye ko rwose atapfuye. Hashira umwanya rero maze muganga akaza guhamagara aba bombi, arababaza ati ese ubundi mwebwe harya mufitanye ayahe masano? Bataramusubiza rero bahita bamubwira bati turashaka kumureba uko ameze. Abinjiza muri sale nyine Diallo aba aryamyemo, barinjira bakamureba maze hashira akanya gatoya agahita akanguka. Muganga ahita ababwira ati muzi yuko akangutse? Diallo rero ahita abaza muganga ati hano ndi ni hehe kandi se wowe urinde? Muganga turi kwa muganga wakoze impanuka ikomeye, njyewe rero ni dogiteri, akamwibwira izina. Diallo rero ahita areba Tania na Landry baba bafite ubwoba rwose, umutima wenda kubavamo, akababaza ati mwebwe se muri bande? Dogiteri ahita ababwira ati harya mwari mumbwiye ko muri bande? Bahita bamubwira bati twebwe nyine turi abaturanyi b'uwo murwayi, niyo mpamvu twari tuje kumureba. Muganga ahita ababwira ati rero uyu murwayi yakomeretse cyane rwose mu mutwe, ku buryo rero nta bwenge rwose bwibutsa afite, ibintu byose ubu yabyibagiwe, ku buryo n'abantu bo mu muryango we ashobora kubareba maze akabibagirwa. Tania ahita areba hirya maze akamwenyura. Muganga kandi akomeza ababwira ati rero ibi bintu bishobora nyine kuzakira mu gihe runaka, ariko nyine bishobora no gukomerezaho akazakomeza rwose nta kindi kintu na kimwe yibuka uretse nyine guhera uyu munsi akangukiyeho. Muganga kandi abwira nyine Tania ati none se nta nimero mwampa nyine z'umuntu we wa hafi twahamagara? Tania aramubwira ati rero uyu muntu ni nyamwigendaho, ubundi nta nshuti agira, nta n'abavandimwe nyine tujya dupfa kubona baza kumureba.
ati gusa nyine afite umukobwa w'inshuti ye, ubwo ndaje nguhe nimero nta kibazo uzamuvugisha maze azamwiteho. Bamara gutanga izi nimero rero banabibonye rwose ko akangutse, maze Tania na Landry bagahita n'ubundi bikomereza urugendo rwabo. Bagera mu modoka rero maze Landry akabaza Tania ati mbabarira umbwize ukuri, icya gihe dogiteri yagusabaga nimero wamuhaye izihe nimero? Tania ahita amubwira ati nyine ati Diarra yari afite umugore nyine bajyaga bancana inyuma, ati nizo nimero nahise ntanga, ati ubwo nawe naza nyine atangira arye imigeri n'ibipfunsi, ati nicyo gihe cye, ati ubwo niwe ugezweho naza nsimbure akomereze aho nari ngeze. Bahita baseka maze bagakubitana mu kiganza. Landry ati noneho nta kintu cyanjekeje nk'ukuntu twari turi kuvuga ngo turi abaturanyi be, ati ndarebaga hirya ngaseka ariko nanone nari mfite ubwoba ngo aramutse atumenye noneho twarigitira hehe. Tania ati nta byo kutumenya, ahubwo wabona n'ubundi nitunahurira n'ahandi hantu atazaba akitwibuka, wabona nyine atazigera yongera kwibuka ku buryo atazigera anatumenya. Landry ati nanjye niko rwose mbitekereza. Baragenda rero maze bakimukira nyine muri iyi karitsiye yindi nshyashya baba bagiyemo, nyine baba bagiye mu wundi mujyi. Tania rero ahita abwira Landry ati harya ubundi wigeze umenya yuko uriya mugabo wanjye ari we utabyara? Ati dore ibipapuro singibi se, ati nibyo nyine byari bitumye burya atangiye kumpondagura, ati ntabwo abyara, yarabeshyaga, ngewe yarambeshye, yarambabaje nyine gusa yagira ngo ahari ampangayikishe, uzi ukuntu amaze imyaka yose mpangayitse. Ati ubu rero bishatse kuvuga yuko uyu mwana ntwite ni uwawe 100%, kubera ko nyine uyu mugabo wanjye ntabyara, ubwo ni yacu rimwe twabonanye. Bahita baseka maze bagasomana. Landry aramubwira ati ndishimye cyane. Tania nawe ati uzi yuko ntari nzi yuko ubuzima bushobora kuba bwiza, ntabwo nari nzi ko nshobora kwishima, nta nubwo nari nzi ko nshobora kuzitwa mama ubuzima bwanjye bwose, ariko ni ukuri uyu munsi byose ibisubizo byose ndabibonye, warakoze kuza mu buzima bwanjye, ariko ubundi buriya Imana yabigenda ite kugira ngo uze maze uhite uza muri iyi karitsiye nari ntuyemo? Noneho utekereza ko waje nyine uje mu nzu ya sister wawe, birashoboka ko atariyo wari kuzamo, ariko nyine buriya Imana yararebye ibona nkeneye umucunguzi, niyo rero yakohereje, ntakubeshye buriya uri marayika murinzi kuri njyewe. Ndishimye rwose kuba ntangiye ubuzima kandi noneho buryoshye. Landry rero ahita abwira Tania ati wari wishima se, haburaga ikintu kimwe? Tania ati nta kibura, ni ukuri byose ndabifite bituma nishima. Ahita apfukama maze agahita amubwira ati none se wowe n'umwana utwite mwakwemera ko tuzabana akaramata? Tania ahita aseka noneho akenda gupfa, agahita amubwira ati turabyemeye, no mu izina ry'utazi kuvuga ndabizi rwose avuze yego, kandi turagukunda cyane, tuzabana akaramata kandi rwose ntabwo tuzigera tukuva iruhande. Ahita rero yambika impeta Tania maze agahaguruka, bagahoberana, bakongera bagasomana, bakarebana bagaseka. Tania ati ndagukunda cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri njyewe, ndabakunda cyane nk'ibisanzwe.